iyo nda ntibayibone bizagenda gute? Nzabisobanura ngo iki nzavuga ngo iki? Ko ntacyo ndabasunika amezi ebana ngarama nishimye bamfata nk'icyana cy'inyoni. So guys, nongeye kubona abayikaze hano kuri YouTube channel ibagezaho utuntu tw'ubwenge ndetse ibagezaho na filime yacu Intimba ya Ravi umunsi ku munsi. Ibiganiro byose usabwa kuba wabikurikirana hano kuri iyi channel kuko niho hantu honyine ushobora wagera ugatanga igitekerezo kikagera ibukuru. Ese mbibariza akabazo gatoya, ese murabona iyi mipango ya Aline atsangiye muri kino gihe yo kuba yahimba katwite, uratekereza ziraza kuba zamuhira? Iyi mipango zo kuba yahimbira ibinyoma Shema ko yamuteye inda, uratekereza ibintu byo bizarangira ute? Ese kuba wabesha ngo uratwite udatwite si cyo kintu kibi cyambere kiba mu buzima? Ese ubuzi neza ko kuba wabesha ko utwite ubuzi neza ko igihe kizagera cyose ukaguma uko wakameze inda ntikure? Guys, Aline ikinyuma cyapanze agipanze nabi, kandi turabizi ko byanga byakuna ntiharashira iminsi ngatarafatwa. Ese uratekereza kuba yikoreye bino bintu, kuba agiye kwihemukira bene kano kageni, akaba yishizeho kesi yo kuba atwite kandi tuzi neza ko adatwite? Urabona atazabyishuza ubuzima bwe bwose? Urabona kino kintu cyakoze atazakicuza? Guys, nkwaye ikaze nibura gugambira wisanze hano kuri channel, turagusaba kugira ngo badutire inkunga ko bakandi kuri buta subscribe banze tujyane ibiganiro byose za filime yacu Intimba ya Ravi. Turagira ngo ube watanga ibitekerezo batubwira nawe ukuntu buri kwiba kuri filime yacu Intimba ya Ravi. Murabizi ko tubakunda, murabizi ko muri abantu b'intwari, murabizi ko muri abantu bagacimira ibikorwa byose twatuma gutegura umunsi ku munsi. Ese wowe uratekereza ko iyi situation Ravi ndetse na Shema bakomeje kuba binjira mu munsi ku munsi, uratekereza ko urukundo rwabo ruzakomera? Ese uratekereza ko bakomeje kuba bahura n'ibibazo bikomeye cyane, bakomeje kuba bahura n'ibizazane bikomeye mu buzima bwabo? Uratekereza urukundo rwabo ruzakomeza gukomera? Guys, ndagira ngo wowe wambwira nawe ukuntu uri kwiba kuri filime yacu Intimba ya Ravi. Ese urabona Ravi none we niyakira amakuru ko umuntu witwa Aline atwite, kandi kuba tuzi neza ko Ravi ikintu cya mbere yanze no kuba yishiramo ko akunda Shema kandi amukunda byanyabyo, ariko akanga ko yabigaragaza mu bantu namara kuba yamenye noneho ko Aline atwite. Uratekereza araza kwa yakora iki? Guys, turi kubona ko n'ibibazo byo bikomeje kuba byaba ibibazo, situation yo ikomeje kuba yaba mbi cyane. Ibi bintu bya Aline ndetse no kuba yapanga katwite bigiye kuba byatuma urukundo rwa Shema ndetse na Ravi rusubira hasi cyane, kubera ko nabo tuzi uburyo biraza kuba byakidwamo Ravi namara kuba yabyumva. Ese muri aka kanya Ravi wamugira inama y'ikintu yakora? Ravi nihe nama wamugira kugira ngo nawe atisanga bino bintu byamugizeho ingaruka zikomeye cyane kandi ari ukubeshya? Guys, ndagira gutanga ibitekerezo mwire. Ese ubu na Ravi na Shema urukundo rwabo ruzakomera mu gihe Aline akibagendaho bene kano kageni? Mu gihe bagifite umuntu bagendaho bene kano kageni, utekereza ko urukundo rwabo ruzakomera? Ese ubona buno buzima bakomeje kuba baca mu munsi ku munsi, ubona ino situation bakomeze kuba banyuramo umunsi ku munsi, utekereza ko bazabigenza umunsi ibi byose bibakomeje kuba banyuramo bikomeje kuba byabaganza? Guys, ibya Alice ibya Aline byo bikomeje kuba byakora ku bantu. Ese ganza we namara kuba yabyumva kandi azi neza ko Aline buri kimwe cyose akoze umunsi ku munsi abarimo kubeshya, namara kuba yumva ko Aline atwite kandi tukaba tuzi ko ganza nta na kimwe cyaba ngo Aline nta kimubwire, uratekereza ko biraza kuba bizagenda ute? Guys, situation yo ikomeje kuba yabambi ku rwego rwo hejuru, ndetse n'ibibazo bikomeje kuba byazira urukundo rwa Ravi ndetse na Shema. Ntago tuzi nimba uruno rukundo ruzakunda, kubera ko bagiye guhura n'ibizazane bikomeye cyane, kubera ko bagiye kuba barwana n'inda idahari, bakarwana no kuri kudahari, kubera ko bagiye kuba barwana n'ikinyoma. Ese Ravi azabyihanganira kubona Aline atwite kandi azi neza ko ari Shema amutenda? Ese uratekereza biraza kuba byakunda? Uratekereza kuba
Aline atwite Ravi akabyumva, kandi Ravi n'ubundi byanga byakunda azi neza ko nubwo Shema amukunda, nubwo akigizera ko Shema amukunda, kandi tukaba tuzi ko Ravi byanga byakunda ikintu cya mbere yanga nuko yajya mu rukundo cyane, kugira ngo bitazamubabaza, kubera ko kuba yizera Shema byadanje byaramugoye. Ese uratekereza none naza kuba yumva ko Aline atwite, kandi amakuru aza mbere akaba atwite umwana wa Shema, uratekereza araza ko yabyitwara mute? Uratekereza situation bagiye kuba banyuramo biboroheye? Ese uratekereza araza kuba yabyihanganira? Guys, wowe niba wageze hano kuri 20K Empire, icyambere usabwa ni ukuba wadutera inkunga yo kuba wakanda kuri buto ya subscribe, byonyine bibageje ko nawe winjire mu banyamuryango bageze filime yacu Intimba ya Ravi. Kandi nimba wisanze hano kuri 20K Empire, ikindi usabwa ni ukuba watanga ibitekerezo, ukaba watubwira nawe ukuntu uri kwimba filime yacu Intimba ya Ravi. Murabizi ko tubakunda, murabizi ko muri abantu b'intwari, murabizi ko ibikorwa byose tegura umunsi ku munsi ari mwe tuba turimo gukorera. Rero icyo mbasaba, ntibibagirwe kuba wagenda utarigene bakanze kuri buto ya subscribe, cyangwa se ngo watanga ibitekerezo tubwire nawe ukuntu muri kwimba filime yacu Intimba ya Ravi. Ngewe mwa muri kumva kuri mikoro, ngewe uri kubagazaho zino benefits zose umunsi ku munsi. Nitwa Nonsenga 20K. Rero murabizi ko twero ati n'amagambo ibikorwa ko ari byo tuba dushize imbere ntabatindiye. Twongere duhurire ku yindi episode ikurikira filime yacu Intimba ya Ravi ku munsi w'ejo. Ciao ciao.